turicwa umunsi ukira bakuduhora twahwanijwe n'intama z'imbago. Aho niho nanone twavugaga kagahe gato, agahe gato umuntu akageramo akicwa umunsi ku munsi. Reka mbabwire rero iki kintu mukibone ku Mana n'umurikire. This is very important. Murabona ko Imana ituma umuntu ikamubwira ati jewe ndi kumwe nawe, waca mu mazi, waca mu muriro, bagushyira mu nzu z'imbohe, turi kumwe. Ibanga ryonyine rihari ni uko mwizera. Ndasubiramo, ibanga ryonyine rihari ni ukugira gute? Ni uko mwizera. Kumwizera bivuze iki? Kumwizera bivuze ubuzima. Ni ukuvuga ngo ubuzima ubundi buba mu kwizera Kristo. Muranyumva neza? Kuko Bible iravuga ngo umwizera naho yapfa bizagenda gute? Azongera abeho. Niki kigiye gutuma abaho? Ikigiye gutuma abaho nuko muri Kristo harimo immortality, muri Kristo harimo ubudapfa. Njya ntangara cyane, Bibiliya iravuga ngo dufite ubwo butunzi mu nzabya zibumba. Bivuze iki? Imibiri yacu ni ibumba, kandi ibumba warimena ukarikurashinga rigahinduka umusenyi. Ariko Kristo ajya kure akavuga ngo nubwo imibiri ari ibumba, jewe udapfa ntuye muri iyo mibiri. Ikizana ubudapfa muri iyo mibiri, ubudapfa ni gute butura mu ibumba? Password yonyine ituma ubudapfa bwa Kristo buguma mu ibumba bukabamo ni ukwizera. Biravuze ngo ngikurimo, my God, ukinyizera nkurimo. Find a way. Ukinyizera ntuye muri wowe. Mu gihe cyose ukizera ko ndi Imana yawe, ntuye muri wowe. Urabona iyo sida yinjiye mu maraso y'umuntu ntabwo igivaho, niyo bamuha imiti ikomeza itembera mu maraso. Ni ukuvuga ngo ayo maraso niyo wayavoma muri uwo muntu ukayatwara ahandi ku ruhande, ya sida ibigikatakata mu maraso. Kristo iyo yinjiye muri wowe mubaye umwe. Uzi icyo bivuze? Abaje kukwica ntabwo bica wowe gusa, nawe baba bari kumutagatinga. Kandi yatubwiye ngo jye simfa. Nubwo icyo muri kureba muri kukibona nk'ikibumbano cy'ivaze, ushobora kwibeshya ko ugiye kugikubita kigahita gipfa, ariko hari ikindi kintu kirimo imbere kidapfa, kitameneka, kidakorwaho. Uwo niwe Kristo, intare ya Yuda. Umuhanuzi yarabibonye bamwohereje ngo ajye kubavura. Yagezeyo areba amabumba agiye kumena bikoro, ngo ariko uko yegera imbere ngo akajya abona hari inyenyeri nini iri aho hantu. Arababwira ngo abo wanumyeho byari gushoboka ko mbavuma, ariko nabonye ikindi kintu, nabonye indi nyenyeri iri kumwe nabo. Kubera iyo nyenyeri ntabwo bishoboka, ntabwo nabavuma, ntabwo bari bonyine. Ibigutera babitera batabihaye amakuru ko na Kristo ahari. Ahari byaje bije kureba wowe, ariko bigiye kubona umugabo uruta abandi bagabo, umutware usumba abandi batware. Ajya avuga ngo ndi umugabo w'abapfakazi, kuko umupfakazi umurebye wese aramusuzuma, amufatiraho fu, bakomanga ku rugi rwe. Abasinzi bose niho baza gusindira, kuko situwasiyo ye imugaragaza nyine nk'umuvictime. Abantu nuko bameze, ariko batungurwe no kuhasanga Kristo. Ibyakubonaga nk'umupfakazi bitungurwe no kuhasanga umugabo witwa Kristo. Ibyakubonaga nk'imfubyi bitungurwe no kuhasanga umubyeyi witwa Kristo.